se ayo mafaranga mwayashyiraga kuri konte cyangwa mwatangaga mu ntoki? Reka ngo ni kuri system. Abandi bacitse ubu natwe dufite ibibazo. Wahura n'uwo mwahaye mukarwana, umugabo umugore mukarwana. Ari uwakujya yagiye kukwandikisha. Ari nawe yandikishije bwose byabaye ingorane byara. Bijana bakamuhimba 800. Nanjye numvise ukuntu ngiye gukira ku munota umwe. Mvuye gushakisha umuntu nahembye. Ngeze iwanjye umugabo aranyirukana. Turi kumvikana. Ubu ngubu hano mbona ndi mu gisibo nanaburaye. Sinzi naho ndi butaye. Sibyo ibyo kuvuga ngo mana ibintu byahiye byababutse pe. Kuko yambwiye ati wagiye ku betinga nagutumye. Ako harimo ibintu by'ubweskoro ngenda mwataka yandi arayansubiza nawe ajya kwataka uwo yari yahembye uwundi nawe ntago arayampa ariko yavuze ko ayampa. Ariko umva ni intambara nyine nawe urabyumva. Umugabo ntago yakumva wafashe mu mutungo we ugakuramo amafaranga 100 n'amafaranga menshi mutabigiyeho. Ikibazo cy'amafaranga ikibazo kinarenze ni n'umutahe nafashe wo gucuruza hano. Ubu hano nicaye gusa ari maonesho nta kazi mfite. Yes, ni Daily Vibers TV dukora mu karere ka Rusizi n'ahandi hose ku isi, ni televiziyo yacu ikora online. Uyu ni umwanya w'ibiganiro byacu bitandukanye tugira ngo tubagezeho by'umwihariko ku nkuru ziba zirimo ziratrendinga mu karere ka Rusizi. Uyu munsi twatembereye uyu mujyi, hari amakuru atandukanye nahavugwa, ariko ubu ngubu ikintu kigezweho cyane n'abantu batanze amafaranga 100,000 bibwira yuko bazabona 800, ariko amaso aheze mu kirere, fight ni yose. Reka twumve icyo batubwira. Yes, ubu ngubu tuvugana turi mu karere ka Rusizi, ni mu murenge wa Kamembe, turi hagati mu mujyi rwagati, ariko tukaba turi kwibarabara rya mbere. Uyu munsi rero twasuye abantu bagiye batandukanye, by'umwihariko abadamu bafite ibibazo by'uko batanze amafaranga. Ayo mafaranga akaba yaraburi wirengero, abagabo babo bakaba bamereye nabi ku buryo na bamwe basohe mu nzu. Ubu ngubu ntabwo tuzi kiribuze gukurikiraho. Reka rero twakire bamwe muri bo batubwire uko byagenze kugira ngo tubashe kugira ibyo dukora kuri iki kibazo, hanyuma turebe niba ari gishobora gukorwa. Niriwe. Watangira utubwira amazina yawe? Twabayavuge Danise. Wongerejwe. Hanyuma tugusanze hano uri kumwe n'abandi badamu. Utubwiye yuko ari ikindi mwagize ikibazo cyo gutanga amafaranga, ariko amafaranga bikaza kugeraho mukayabura. Hakaba ari na bamwe muri mwebwe ngo abagabo bari gushora mu nzu. Mu by'ukuri biteye gute? Iki kibazo giteye gute? Kibazo ko giteye twatangaga amafaranga bakatubwira ngo dutange 100,000. 100,000 tukabitanga, twamara kubitanga bakatubwira ngo badusize muri system. Systeme rero ngo yaje kugera ubwo ibintu bipfa, ngo baravuga ngo ribu yohereje ngo intuza ngo ntago biriho, ngo n'ubwambuzi. Tubonye ari ubwambuzi, natwe duhita ko tujya kubo twahaye amafaranga. Abo twayahaye bamwe bakayadusubiza, abandi ntibayaduhe, bakanga kuyaduha. Noneho turavuga ati intambara iraba, rwaserera iraba, bafite abagabo bayo bayasohoye mu nzu, abagabo batabizi, intambara mbese ziraba no mu ngo zirimo kubera kugwayo mafaranga. Hanyuma ayo mafaranga mwayatangaga bababwira ngo iki? Batubwira yuko utanga 100,000 ukazana abantu 2 bakakujya inyuma, wabandi wajyanye 2 nabo bakazana abandi 2 ngo bakakwishyura 800 bamaze kuzura. Batubwira ngo ni ikimina. Hanyuma se ayo mafaranga mwayashyiraga kuri konte cyangwa mwatangaga mu ntoki? Reka ngo ni kuri system. Hanyuma iyo system kugeza ubu ngubu wowe umaze igihe kingana gute utarabona amafaranga? Ngewe amafaranga yanjye ngewe nari nayahaye yaranshubisha, ariko hari undi mwanya nari nteranyije n'undi muntu we ntarayaduha. Ubu ngubu kugeza ubu ngubu mu rugo bimeze bite n'umugabo wawe? Yewe nibicika dabusimo. Umuntu yaba yasoye amafaranga umuntu atabizi ndibibi bicika nyine. Ubu se mwiteguye gukurikiza iki ayo mafaranga ni muramuka mutayabonye kuba yatanze batasubijwe, murabona biraza kugenda bite? Baricana no kurwana, bari kugarama naho hano. Nukwicana mu gitondo nari nteruye kombiuta, arongera aranyongoza ndagaruka. Arambwira ngo turabonana gusambira, isambira ndazitegereje ninamubona ejo nzagenda mbiterura byose. Hanyuma se ubundi nyirizina aho iyo system bababwiraga ibiro byayo bibahagana he? Ntabyo umuntu kumva ngo bakorera ngo Kigali ngo ni ikimena ngo cyaturutse Kigali, nayo bose aho ibiro byayo biri. Kuri ubu ngubu icyo mwifuza ni iki? Murifuza iki? Murifuza nuko mwadufasha bakaduha amafaranga yacu.
undi nawe yatubwire uko ikibazo giteye mu by'ukuri kuko bigaragara yuko hari abantu benshi bari bagiyemo by'umwihariko hari hagiyemo abadamu uko ndi kubibona ni ku bwinshi. Hanyuma we madamu witwa nde? Nitwimana Olive. Ukorera he utuye he? Ntuye hano muri uyu mudugudu. Nkorera hano kuri isoko ryo kurya mbere. Ntuye hano Gihundwe. Hanyuma wowe byagenze gute? Tubwire tunyuremo muri makeya uko byagenze kugira ngo utange amafaranga ibyo wizezwaga ndetse n'uwo wayahaye. Ngewe wona yaharahari bavugaga ko umuntu umwe atanga ibihumbi 100 akajya mu kindi mina barangiza akazamuhereza ibihumbi 400 ariko yazanye abantu babiri inyuma yiwe. Ibyo turabikora. Umudamu umwe wari kwandika muka Daniel akagushyira muri systeme akaguha password akaguhereka n'umuntu wohereje amafaranga. Uwo muntu mukavugana mwamana kuvugana akagura ko amafaranga yabonye nawe akakwemeza ko amafaranga wayamuhaye. Hanyuma yaho biza kuvuga ko ribu yabihagaritse. Ribu bihagaritse abantu bibereza imivururu. Mada ku imvururu banavuga ati wowe unayahaye urayansubiza. Bamwe bayashubijwe abandi ntibayabonye. Ambandi telefone bazikuyeho abandi bacitse ubu natwe dufite ibibazo. Wahura n'uwo mwayahaye mukarwana umugaba umugore mukarwana. Ari uwakujya ku kwandikisha. Ari nawe uyandikishije bwose byabaye ingorane byarwanye. Nkanje muka Daniel niwe wankize muri password muri telefone yo muri system. Ama password y'umuntu ndamuhamagara ndamubwira ngo uri he arangura ngari mu bitaro mu bushenge amafaranga nyamushirira muka Daniel aramubwira ati amafaranga w'Imana Olive yaguhaye wayabonye muka aramubwira ati nayabonye muka Daniel aramubwira ati ngewe akazi nzakagukorera wowe gumecejeka akazi nzakagukorera muka Daniel namubuze nuwo ngo noheje amafaranga namubuze ndi kunya telefone yayikuyeho uwo muganga ngo ni muganga mu bushenge mukandi kanye telefone akayikuraho muka Daniel aramuhamagara ngo uri he ngo sindagera mu kazi ubu nabuze icyo mfata nicyo nibuze nabandi babonye make ngiye nayabuze. Hanyuma se kugeza ubu ngubu ujya gutanga amafaranga wari wavuganye n'umugabo wawe nta kibazo kiri mu rugo? Gusa umugabo nyine twambwiye ko amafaranga nyine twayatanze mukane ngo tubatanga amafaranga ari wamugara ngo urumva nyine ni intambara gusa amafaranga yabahe nyine. None ubu ngubu kugeza ubu ngubu abo bantu nibatamuka batagwaye amafaranga nizenzira murakurikiza? Yewe kwa Daniel ndahazi umugore we ndamuzi niwe wakize muri systeme ampuza n'umuntu mva risa amafaranga yiwe arangije namubwira ati amafaranga wayabonye tinayabonye. Nkuko mubibona rero ni Daily Vibers TV kugeza ubu ngubu turi mu karere ka Rusizi ni mu murenge wa Kamembe. Turaha itwa mu Kazarusenya hakunze gukorerwa ubucuruzi butandukanye ariko by'umwihariko bwibanda ku mafi ndetse no kwisambaza. Twasuye abadamu bakora ubwo bucuruzi bamwe muri bo ariko ikitugenza by'umwihariko cyane cyane ni amakuru agiye atandukanye arimo aravugwa cyane muri aka karere kimwe n'uko ari abandi twagezeho tukabaganiriza. Ni nayo mpamvu twifuje kugira ngo tuze tuganire n'abakora abadamu bakora ubucuruzi hano. Nge rero turimo turabana nitwa Joy ndi presenter wa Daily Vibers TV. Uyu mwanya reka twakire umutumirwa wacu atubwira amazina yiwe atubwire n'icyo akora kugeza ubu atubwire n'imiterere y'ikibazo cyacu. Mwiriwe neza? Muraho. Nitwa bande mukora iki mutuye? Nitwa Amina Uwamurera Amina. Mukora iki? Ngende umucuruzi ucuruza amafi muri koperative Codepec. Hanyuma Amina biravugwa yuko nawe uri umwe mu bantu batanze amafaranga kugira ngo ubashe kubona ibihumbi 700 kugeza ubu ngubu amafaranga wayahaye nde? Ayo mafaranga kugeza ubu ngubu bigeze he? Bongewe ubundi amafi ducuruza yafaga hanze yafaga mu gihugu cy'Ubuhinde n'Ubushinwa. Amafi aho abanyarwanda bacuriza hano bimukiye muri Kongo. Ngenda njya kwirangurira muri Kongo mvuye muri Kongo ngeze hano ku kazi nsanga inkuru irashyushye atumuna bitangiye ibihumbi 100 bakamuhimba 800. Nanjye numvise ukuntu ngiye gukira ku munota umwe mba ndashese nsheta imyanya yanjye 2 ndangije hashize iminota 30 bukeye bwabo banyeka size ibyo banyetse kuri internet barambya tugushyizeho iminota 30 nishira urabibona neza bampa kode yanjye barangije barambya ati igisigaye nukugenda wikurikirana ukuntu mugenda muzamuka. Hashize iminota 30 bukeye bwabo mu gitondo cyawo ngo bya bintu ngo byapfuye. Amafaranga nari maze kuyatanga uwo nayahaye rero ngo nawe yayahaye undi ibintu nisano nanga amafaranga yanjye sindayabona. Hanyuma uwo muntu wahaye amafaranga wumvaga yuko mu by'ukuri uzaba wamaze kubona iyo nyungu y'ibihumbi 800 mu gihe kingana gute? Iminota amasegonda.
ibihumbi 800 ibihumbi 100 800 mu isegonda ubwo nukuvuga ngo ari kubona miliyoni n'ibihumbi 600 kuko ari mugenzi wanjye dukorana hano yarayazanye nyabona gutanya amaso yanjye ajya kuyabitsa kuri banki nanjye nkiyabona ubwo nanjye nese ko ncamuka ayo mafaranga se mwayatangaga mu ntoki cyangwa mwashyiraga kuri konti ubwo nyine nyiri guhembwa yarageraga abantu ubu bagiye guhemba ukayamuha wowe ugatanga yawe undi n'agatangaye bo noneho mbega ukayamwihera cyangwa se niba ari kure akakubyashyikira kuri telefone ukagenda ukarenzaho ibihumbi 2 amafaranga akamugeraho kugeza ubu ngubu rero iki kibazo urumva ko kimaze gufata intera muri aka karere by'umwihariko hari nabo twamaze kumenya yuko baharwanye ubu we witeguye gukora iki naraye ntashye saa 6 z'ijoro mvuye gushakisha umuntu nahembye ngeze iwanjye umugabo aranyirukana turi kumvikana ubu ngubu hano mbona ndi mu gisibo nanaburaye sinzi naho ndi butaye sibyo ibyo kuvuga ngo mana ibintu byahiye byababutse pe sinkubeshye none kugeza ubu ngubu uwo muntu wahaye amafaranga wabashije kumubona kandi ari kumbwira ngo naye yahaye undi nawe yahundi mega ni sheni ntiwamenye bivuze yuko ubu ngubu hagati yawe n'umugabo wawe n'ubwo rwa bitameze neza umva byabaye ndoro byahiye byashize ubu nukuvuga ngo mu minota mikeya nibwira sinzi aho ndi butaye kuko yambwiye ati wagiye kubetinga nagutumye ubwo nanjye ndi kwibaza byanyobeye kundi bitewe nuko benshi hano benshi bababaye hari benshi nukuvuga ngo mwari mwitabira ubwo bucuruzi muri abantu benshi cyane nyine twebwe twishyize hamwe turi abamama 9 hano twishyira hamwe turangije turayatanga hanyuma nibaramuka batagusubije ari amafaranga yawe urakurikizaho iki ubu ngubu semana sinkubeshya agenda mfite ubu ufunguye mu gatuza kanyuka mu mutima wanjye icyo nakora sinzi ndikuva ngiye twarakwicana basanye icyo basibirangije kuko ndababaye bivuze ngo muramutse muhure nk'ahantu hatari abantu mwaterurana kandi ndi kukubwira ngo tware tugiye iwe iyo bitaba biba byari kuba nabi ubwo twari kurwana niko nyine yatugejeje gahoro nyito ariko twari kurwana kugeza ubu ngubu rero urica uri gucuruza ibyo 200 byagiye umugabo ntimumeranye neza ntuza uri butahe wowe wayahaye wamubuze kubera iki ubundi mwishora mu bintu byo gushaka inyungu zako kanya kandi bavuga ngo leta irabizi twe twari tuzi ko leta ibizi kuko rero ubu guca ha ku muhanda akakubwira ngo ibyo bintu ntibirapfa biracyahari ngo mwebwe musiza n'amafaranga muze n'abandi bantu ibintu biracyakomeza kugeza ubu ngubu nukuvuga abagenti nukuvuga baki tubwire mama nawe n'utubwire batanga amayinite tujya kohererezaho nk'amafaranga nabo baba bari kutubwira ngo nidushireho nta kibazo gihari tukabona yuko koko ari byo ikindi bo babikoze ngo nk'ibintu by'itsinda byishyira hamwe kuko n'ubundi dusanzwe tujya nko mu mashyirahamwe yo kwishyira hamwe noneho tukajya dutanga amafaranga ejo bagahuye ya mafaranga akakugarukira ukagira icyo ukora nabo ni uko nguko babikoze noneho tukajya kubona bakavuga ati wowe ugiyemo uratanga ibihumbi 100 inyuma yawe haraza abandi bagukurikiye tugenda duha umuntu noneho ubucuruzi ngo buzamuke abaje tukabona nibo n'ubundi bari kugenda bandika kuko dufite n'amanomero y'abantu abo ngabo babidushoyemo bavuga yuko ari ukugira ngo tuzamure ngo ubucuruzi twagiye tuyaha ubu ngubu nawe uri umwe mu batanze amafaranga ngenda umwe mu batanze amafaranga nari nagiye mu matsinda 2 nkuko uyu nguyu nabavuga ko yatanze 200 ariko ngiye wundi ejo naragiye ngenda mubwira nti amafaranga yanjye namaze kubona ko harimo ibintu by'ubweskoro ngenda mwataka yandi arayansubiza nawe ajya kwataka uwo yari yahembye uwundi nawe ntago arayampa ariko yavuze ko ayampa ariko we ujya kubikora bavuganye n'umugabo yuko ugiye gushora amafaranga mu yindi business umugabo nari nabimubwiye ariko arangije nanjye yaransomeye n'ubundi turi kuvugana arambwira ngo ntago nyurwa ati wanyuzwa n'ibyo ufite amafaranga ugacuruza ayo ufite ariko nanjye ndabye ukuntu bagenzi banjye bani no kuyatanga bagahita bahembwa nanjye njyamo twese nuko twagiye gutyo bya bindi by'abagore hari n'abagiye bayatanga bagiye gutanga za minirivare avuga ati ndahita mbona igishoro nishyura na minirivare abana barye ntago tubeshya none ubu ngubu nukuvuga ngo abo batanze bagiye gutanga bayatanze ari bayakwe kuri minirivare abana subu babo bari hehe niba batarayabonye hari abashubijwe bagiye basubijwe amafaranga yabo nimba ndewe narayahaye nk'umuntu nzi nawe yarahaye umuntu azi aragenda akayamusubiza yayamusubiza amahoro akaboneka nawe ubwo nimba ngiye nkabwira untima amafaranga yanjye
wakayansubiza atararya kuko harimo abatarayarya nawe arongera akagenda agahinduka undi nanone kuko hari abantu bari bagiye bafata nk'ibihumbi 700. noneho hano rero iki kimina cyapfiriye hari abamama hano nko ku mangazini mu maduka bagiye bo bishyira hamwe bakavugana nabo bajeti babo babishyira muri telefone bo bakaba ari bo bahembwa bakurikiranya noneho twe twagiye nyuma yaho tukabura amafaranga hari nk'umuntu wari wafashe nka 2 miliyoni abo ngabo baramugwaho mu bantu bamuhembye yaba adashaka kuzana ibibazo akibwiriza akagenda bara buri muntu wamuhaye 100 akishyura noneho hari n'uwo ugeraho akagugumiriza kumva ko ataguha amafaranga yawe ubwo rero umuntu utari gushaka induru ari gusubiza mugenzi w'amafaranga. Hanyuma kwiki kintu kimeze cy'ubu bucuruzi mu mwaka ushize leta yatangaje itangazo yuko ubucuruzi nk'ubu ngubu butemewe bitewe nuko ubucuruzi bwo gushaka umuntu akakujya inyuma donc bifite inyungu z'ikirenga ku kimwe mwabirenzeho mukabikora. Twebwe twabimenye nyuma mbere ntago twari tubizi kandi hari abantu baza kudushishikariza nkuko nawe waje uri umunyamakuru tubaza natwe twaje abantu bari kudushishikariza ko ibyo bintu bihari na leta ibizi ubusa ni harimo n'abafite ikicaro hari abarimo gutangamo ibihumbi 500 bakamuha miliyoni 4 n'igice cyangwa 3 n'igice hari abarahari bandika bafite za mashini twumva yuko ibintu nyine na leta ibizi twagendeye mw'icyo kigara ariko ubu ngubu twagize gahunda yo kujijuka yo kuba umuntu wese ashobora kuba yize ku buryo nta muntu ushobora kongera kukweskoroka. Hanyuma ubu ngubu icyo mwifuza kuri abo bantu mwaye amafaranga yanyu ni iki? Ikintu twifuza ku bantu twahaye amafaranga kubera ko byabaye ngombwa ko nta nyungu ihari nibasubize bagenzi babo amafaranga nabo uko nicyo mbona nagira kugira ngo amahoro yongera aboneke ariko ubundi ntago umuntu ari bundira ibihumbi 100 ngiye ngo mubone yicaye ntago bikunda kandi nge ndarahanze aranyishyura ningera no munzi we ntuza ndayikura hishuka ndayijyana ubwo rero ahubwo ubwo we yampa amafaranga hakiri kare tugahererekanya nkuko twari twabikoze bagasubiza amafaranga y'abandi. Murakoze cyane ku kiganiro kiza muduhaye. Sawa merci. Yes dukomeza n'ibiganiro byacu Daily Vibers TV kora subscribe ubundi basho kurikira ibiganiro byacu dukora ku murongo kuri murandasi nge muri kumva ni presenter Joy uyu mwanya nanone twakiriye undi muntu aratwibwira nkuko twababwiye turi mu Kazarusenya ahantu hakorerwa ubucuruzi butandukanye by'umwihariko isambaza amafi abagore by'umwihariko bimbuye muri koperative ariko bashakaga yuko babona inyungu zihuse ariko kugeza amagingo yangaya bamwe muri bamafaranga ntago babashije kuyabona reka twumve uyu ngwicyo atubwira. Muraho neza? Muraho. Mwitwa bande? Nitwa Mutesi Naima. Mutuyaganaye? Noe Mukamembe. Namwe muri bamwe mu bakora ubucuruzi bw'amafi hano? Yego ncuruza amafi. Hari ikibazo rero cyateje ikibazo impagarara muri aka karere ka Rusizi k'abantu bagiye batanga amafaranga bizezwa yuko bazajya batanga amafaranga 100 bakabona 800 ariko benshi muri bo amafaranga bayabuze ariko nkuko bamwe babyivugira ngo arabayabonye nawe uri ayo mafaranga waratanze? Yego nanjye naratanze 100. Wayahaye nde wowe? Nje nahaye comptable wa koperative yacu. Hanyuma bakubwiraga ngo iki? We yatubwiraga ko ari ikimina cyaje agiye kudutangira amafaranga kugira ngo twunguke amafaranga yose twari abagore 9 twese tuyabumbira hamwe turayamuhereza ariko kugeza iyi saha bukeye mu gitondo batubwira ko byapfuye tuyamusabye ntago ari kuyaduhereza nta n'igisobanuro na kimwe ari kuduhereza turi kumubaza se ko abandi bagize icyo kibazo bayabonye bari gusanga babandi bahembye bakayabasubiza wowe waduhuje nabo twahembye bakadusubiza amafaranga yacu ariko ntacyo ari kubikoraho. Kugeza aho maze igihe kingana gutanze amafaranga? Maze iminsi 3 uyu munsi ni wa 3 nyatanze. Ari kujya kuyatanga bavuganye n'umugabo? Oya. Kugeza ubu bimeze bite rero? Umva ni intambara nyine nawe urabyumva umugabo ntabwo yakumva wafashe mu mutungo we ugakuramo amafaranga 100 n'amafaranga menshi mutabigiyeho inama ngo mukiranuke. Ni intambara zihari rwose hari ubufasha mwadufasha ayo mafaranga tukasubiza kuko comptable wacu arahari n'amafaranga twarayamuhaye mu maboko aranayemera sinzi impamvu atari kudusubiza amafaranga. Hanyuma ayo mafaranga ni muramuka mutasubijwe hari inzego za leta hari ribu ahantu hatandukanye mwiteguye kuba mwarega? Cyane rwose turabyiteguye cyane rwose baturenganure kuko turababaye. Murakoze cyane. Ubundi iyo usibyo yesa kubone byugomba kurya nariye sibyo n'ubu ngubu sinari narya ndacyasibyo n'ubundi uva ko sibyo iminsi 2 ntarya ntangu
ikibazo cy'amafaranga cyaba ikibazo cy'amafaranga. Ikibazo kinarenze ni n'umutahe nafashe wo gucuruza hano. Ubu hano nicaye gusa ari maonesho nta kazi mfite. Ubu hano ndiyicariye nta kazi mfite ko nta gishoro mfite. Nukuri mudufashe. None ko bigaragara yuko uwo mwaye amafaranga ari umuyobozi wanyu uri kuyamwaka akakubwira ngo iki? Usengu icyo uriya mugenzi wanjye akubwiye twese nuko bimeze. Ari kuvuga ngo dutegereze isaha sinzi isaha dutegereje mu masaha rero kugira ngo mubone bya 800. Babiduhe. Okay, niba ndumva hari icyizere cyuko murayabona. Nyine ubwo nuko nye turategereje natwe. Bo sawa, reka mutegereze, ariko hanyuma kubera ko ni ikibazo cyamaze kugera mu nzego nyinshi muraza gutegereza mwumve igisubizo kibamo, ariko nta kundi mugira ibihe byiza. Murakoze cyane, dukomeze kwirinda corona no kwirinda ibihuha. Murakoze namwe.